Tega amatwi nkubarire inkuru akantu ku kandi y'ukuntu umukobwa yankuye. Ubundi ngitangira kwibana muri ghetto nari nzi ko ubuzima bugiye kuba bwiza kurushaho, nari nzi ko ibintu bihindutse ngiye gutangira kwigenga. Bidatinze kandi nari ndi muri ya myaka y'ubusore, ya myaka mito, ya myaka abantu baba bagurumana bihuta cyane. Naje guhura n'umukobwa mwiza, turahura turaganira turamenyana, nuko kandi turushaho kumenyana umunsi ku wundi uko bwije nuko bukeye. Yari umukobwa mwiza ukiri mutoya, nuko yaje kumbwira ko abona ndi umwana mwiza witonda utaboneka henshi. Ibyo yambwiraga kandi nanjye nibyo namubonaho, nubwo ngiye namubonaga uko atari. Nuko haciye iminsi dukomeza kuvugana kenshi, uko tuganira kenshi tugahuza amarangamutima. Umwe yaba yishimye akishimana n'undi, undi yababara akababarana n'undi. Nuko nyamukobwa yaje kugira gutya aza kujya kuri yanjye. Amaze kujya kuri yanjye akajya nyendereza kenshi tukavugana, akanyohereza amafoto ye meza, akambwira ubuzima bwe bwose umunsi ku wundi. Yewe uko bwije nuko bukeye yambwiraga buri kimwe cyose kuri we, bigatuma nanjye ntangira kumubwira buri kimwe cyose kuri njye. Bidatinze kandi umunsi kundi niko yambwiraga ati ndagukumbuye, ndifuza kukubona. Nuko umunsi umwe yansabye ko yansura. Nanjye nta shiti nta gushidikanya ndamwemereye tuzazunsure nta kabuza. Ariyamye ati none se ko ntari umukozi, ko nta kintu nkora, ubwo nazakora ati hehe? Nanjye wari umaze kwishywa n'amarangamutima ndamusubije ati ndahari nzabigufashamo, ntuzi ko se ntacyo wamburana. Nuko umukobwa barabyemeye nanjye ndabyemera. Haciye igihe rero yaje kumbwira ati rero kuva iwanjye ngera iwawe nzategesha amafaranga 10,000. Bitewe nuko aho nari mpazi neza, nari nzi ko bahategesha amafaranga 4,000 byonyine. Nuko ndabyemeye nta shiti, ndamwemerera ati amafaranga nzayaguha. Nuko umunsi wo gusura ugeze ndamubwira ati rero ndakohereza 1/2 cyayo, tukizagusubizayo nzayikohereza waje. N'ubwenge buke nari ngize mu buzima. Nuko umukobwa ndamwohereza, twumvikana ko nyuma y'amasaha 2 ari buze ko bageze kuri bus station afashe imodoka aje kundeba. Amasaha aricumye habura isaha imwe, ubwo nari ndi kubara iminota. Amasaha aricuma habura iminota 20 nkomeza ndabara. Amasaha aricuma umwambi w'urushinge ubugezemo. Nuko umukobwa nizera ko yamaze kugera kuri bus station yagiye gutega. Ariko kandi nkabona ntari gukoma, nta butumwa ari kohereza, nta message, y'amarangamutima yose asa nageze mu mwijima ukabije. Nafashe telefone ndamuhamagara ngo mubaze uko bimerewe, ngo mubaze uko urugendo rwe rutangiye. Telefone yanze gucamo nsanga yazimye. Nariruhukije, nitse umutima. Kuva nagira muri ghetto nari narigomwe kurya nibura iroti y'5,000. Nikije umutima ntibaza ibyo byose. Ndavuga ati wenda hari nakabazo gato kabayeho. Telefone nongeye kwisubizaho bwa kabiri, numva telefone yazimye. Umutima wasimbukiye hejuru. Nibuka mama wambwiye ati mwana wanjye nurajya uhembwa nyaboneka nakurihiye bigoye, ujye unyohereza amafaranga nibura naho yaba 1,000 n'inywera urwagwa cyangwa se ngura ikiro cy'isukari mbashe kunywa n'agakoma. Ibyo byose ndabyibuka. Nibuka kandi ko byananiye. Nibuka mushiki wanjye kwishura mpamagara ati musaza wanjye inzara imeze nabi, biravuza ubuhuha, amenyo yose yenda gushira mu kanwa, mbonye na 500 nawe n'agakombe k'amata nibura. Ibyo byose ndabyibuka, umutima urasimbuka. Nasubijeho telefone bwa gatatu nibura ngo ndebe ko basi ari ikoranabuhanga rya rutengushye, ariko kandi no telefone iti umurongo umuhamagaye wazimijwe. Naricaye mfashe agatebe hasi ndiga, nafashe ikaramu n'ikayi ndandika. Ngo uwo murongo nahuye nawe ukomeye mu buzima, ngiryo somo nize rikomeye mu buzima. Najyaga numva gukura ibyinyo nkagira ngo ni inkuru z'imahanga. Byambayeho ku manywa y'ihangu, byambayeho izuba riva. Nawe nari mfite kuganiriza ikibazo nagize, nashyinguye iyo ku mutima, maze kandi nandika imirongo ikomeye mu buzima bwanjye. Haciyeho amasaha menshi atari makeya, telefone yaje gusona, mbona umukobwa umpamagaye, ngarura agatima ndavuga ati ese nyaboneka yaba amaze kuhasesekara. Ariko kandi mu gahinda kenshi n'amaganya menshi yarambwiye uti umubyeyi wanjye yarwaye namwitagaho. Nuko telefone yanjye yazimye yavuye ku murongo, ariko kandi ngo nari ngeze kuri bus station yari amasaha y'ikigoroba. Nari ngiye gutega, nuko amera nk'ungisha inama ati se kandi intege nze. Numva ko ari ikinyoma, ndamubwira ati horere. Numva ko ari ikinyoma, ndamubwira ati tuza wibeshya, ukuri ni kwica umubano. Ikindi kandi ibyo nize nabyize, komeza urugendo rw'ubuzima bwawe wenyine kandi nanjye ndeke njyenyine.
nari mfite agahinda n'akababaro kumva inkuru ikomeye mbi cyane yo gukura ibyinyo yari yarambayeho kandi ntari imiteganya mu buzima bwanjye. Basore banjye, bana beza nkunda, ntuzigere na rimwe witangira umukobwa umwohereza amafaranga utakohereza mama wawe. Ntuzigere na rimwe ushaka kugura urukundo. Ntuzigere na rimwe igihe atari mushiki wawe cyangwa se umuvandimwe wawe agusaba ngo numutabare mu kibazo cy'ubushobozi maze nawe bikorana umutima mwiza, uzaba wangiza iterambere ryawe ry'ejo hazaza. Ikindi kandi azaba kubona nk'umuntu udashobotse, nk'umuntu uri aho ngaho uciriritse. Inkuru yambayeho mu buzima ni kubera isomo rikomeye nawe. Igihe cyose uzumva umuntu mukundana afashe umwanzuro wo kwaka amafaranga, uzamufate nk'atari umukunzi wawe ahubwo nk'ari umuntu uri muri bizinesi. Niba binashoboka uzamuca amazi wigendere ujya aho batayakwaka, kuko urukundo rwa nyarwo ntabwo rurambiriza ku mafaranga n'ibindi bintu byose bifatika, ahubwo reba ku mutima w'umuntu. Nshuti bakunze, mwakurikiye inkuru yanjye, ndabashimiye cyane kandi mukane subscribe. Ni inkuru yashegeshe ubuzima bwanjye, ni inkuru yongeye kunsubiza ku ikaramu ndiga, ni inkuru yongeye kunsubiza mu bitabo nandika koti z'ingenzi. Life is long learning. Ubuzima ni ukwiga. Dore uko tubanye hano turajya twiga amasomo menshi kandi amasomo akomeye mu buzima bwacu. I love each and everyone. I love those who are here. Mwarimu wacu ndabakunda cyane kandi muri abantu b'ingenzi cyane. You are the greatest in my life. We have to share the emotion, lifestyles. We have to share everything in our life. Thank you so much, my dear friends. Thank you very much.